Kuri ubu RIB yamaze gutangaza ko yamaze guta muri yombi undi muyobozi rwose ukomeye cyane. Navuga ko ari ibintu bitoroshye cyane, kesi kijyanye n'icyuma ishobora kuzafata abantu bagiye batandukanye. Rero n'amakuru acaracaye mu kanya gato cyane, mu minota mike cyane, ivuga ko RIB yamaze guta muri yombi umuyobozi wa Rwanda FDA Professeur Emile Bienvenu n'abandi bayobozi bo muri iki kigo RSSB no mu nzego z'ibanze bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'inzoga zitujuje ubuziranenge zagize ingaruka ku baturage. Murabizi neza ko hari amazeho iminsi inkunduro ijyanye n'uburyo ibyuma biri kugenda bikora ku bantu bagiye batandukanye, yaba abayobozi b'ibanze, abandi bayobozi bose muri rusange, yaba mu bayobozi b'ibigo n'ubundi byacuruzaga izi nzoga z'ibyuma zigiye zitandukanye. Twavuga ko hari bamwe bagiye batabwa muri yombi, kuvana n'ubu ngubu inzoga ziracyakomeje kumenwa, ndetse no ku munsi w'ejo haje itangazo ryari riturutse mu gihugu cya Kenya, ryari ririmo rivuga ko hari uburyo ngo inzoga zo mu gihugu cya Kenya zaje gupimwa zigasanga nta kibazo na kimwe zifite. Ibyo byose rero bakaba baravuze ko impamvu yo kuba ibyo binyobwa byagaruka gucuruzwa ku isoko ryo mu Rwanda cyangwa byakomeza kuba bicuruzwa n'ubundi hari mu gihugu cya Kenya ari ibintu n'ubundi bigomba kuzaganirwaho. Ariko nanone nza kubabwira uburyo hari ikintu gishobora kuba cyihishe inyuma cyo kuba iki gihugu cya Kenya cyaraje kuba gitangaza ko impamvu ishoboka ko izi nzoga nta kintu kibi cyagaragayemo ari uburyo bwinshi cyane bwo gutuma izi nzoga zitakurwa n'ahandi mu bihugu zagiye zoherezwamo. Urugero bashobora kuvuga ko izi nzoga zitujuje ubuziranenge ari iki gihugu n'ubundi cya Kenya cyaje kuba kibitangaza, gitangajwe n'urwego rwa Kenya n'undi rushinzwe gupima ibiribwa ndetse n'imiti ndetse n'ibinyobwa n'ubundi cyitwa KBS. Iki kigo n'ubundi iyo mpamvu ntabwo cyari kuba gitangaza ko ibyo binyobwa birimo ikibazo gikomeye cyane. Murabona n'aha mu gihugu cy'u Rwanda nta kuntu rutagerageje ngo ruze kuba rwakora ibintu byiza cyane, ariko urabona ko hari abantu bakomeje gutabwa muri yombi bazira kuba ibinyobwa byari bifite ikintu gikomeye cyane ndetse byica abantu ku rwego rwo hejuru, abandi bikabasigira ubuhumyi. Ibyo byose rero ntabwo twavuga ko kesi yagaragaye muri KBS yo kuvuga ngo, cyangwa ibisubizo byagaragaye muri iki kigo cya KBS cyo muri Kenya twabihamye twavuga ngo Kenya wenda yarapimye kuko byagaragaye, kuko urumva ibintu bashobora kurengera inyungu zabo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ushobora gusanga bari kuvuga bati n'ubundi hano umuntu agwaye ibiceri ugapima ikinyobwa cye kikaguma ku isoko nta kibazo. Ikindi ntabwo bashaka kuba bagira bati bashaka kuba bahomba ubwabo. Icyo ngicyo rero ntabwo twabyebera bya KBS. Rero ayo niyo makuru rero ahise acaracara mu Rwanda mu minota mike cyane, avuga ko nyine uyu muyobozi ndetse n'abandi bose bari bamwungirije bamaze kuba batabwa muri yombi aya masaha. Ubwo RIB yamaze kuba yabishyikiriza, yamaze kuba yabiyegereza. Ubwo ikigiye gukurikiraho ni iperereza rigakorwa, ubundi bakareba koko ese byaje kuba bigenda bite kugira ngo uyu mugabo aze kuba atabwa muri yombi. Ndetse rwose ndabona hano kuri foto mfite hano hariho abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ubona ko RIB ntabwo byoroshye mw'abantu, mu icyuma kirakora ku bantu. Ndabona noneho uyu munsi baje kwerekana abantu barenga bangahe, kandebe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Uyu munsi RIB yerekanye nyine abantu 16 n'ubundi bakora mwakira kigo. Ubwo harimo abamwungirije, kandebe harimo abagore harimo 1 2 3 yego abagore 3 ndabona aribo bataye muri yombi. Ubwo abandi 13 ndakeka ko ari abagabo, kuko abo nibo bagore mbashije kuba nabonamo baje kuba batabwa muri yombi biturutse ku kuba baturutse muri iki kigo n'ubundi cya Rwanda FDA. Urumva ko rero ni ibibazo bitoroshye cyane, aberekanywe bose harimo abakozi ba leta 10
bakoreraga Rwanda FDA, abandi ubwo sinzi uburyo baje kuba bagenda baturuka ku rundi ruhande, ubwo 10 ni aba Rwanda FDA bose bakoraga muri icyo kigo. Ntabwo byoroshye mw'abantu mwe, icyuma kiraza gukora ku bantu bagiye batandukanye kandi benshi cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Umva ko ni ibintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane ku kijyanye n'icyuma, aho uri hirya no hino uzi ko ufite icyuma wowe wagitsimbye, umenye ngo ufite ikibazo gikomeye cyane. Isaha ku isaha baraza kuba bagira bati, baraza kuba bakugwaho bakubwira ati zana hano icyo cyuma cyawe urakinywa kubera iki, zana hano. Urumva ko ni ibintu bikomeje kugenda bigorana, ni ibintu bikomeje kugenda bigorana. Rero aya masaha navuga nti nuko rero ubwo leta cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB rugomba gukora ibyarwo, ubwo rushinzwe rugakora iperereza, ubwo kizahama nyine agakurikiranwa kabihanirwa n'amategeko, ubwo nyine uzakirokoka nyine n'ibyo, ubwo bikagira uko bigenda. Ariko murabona ko icyuma nyine cyari cyarafashe impande zose, yaba mu bakozi, yaba mu bashoramari, yaba mu baganga, yaba mu bayobozi. Urumva ko icyuma cyari cyagize igiti cyarafashe rwose, cyarakamase, cyarishinze kikamanuka kigata kikishinga neza. Ariko urumva ko inzego zabihagurukiye. Ngaho nguko rero twese tunasubiza aha ngaha tubasaba cya kintu kimwe, no kujya munsi mugakanda subscribe, ubundi mukajya hirya gake cyane mugatanga like, ndetse mukajya munsi mukandika igitekerezo cyanyu uko mubyumva. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.